Komeza kuba maso. Ese mu by'ukuri igikombe cy'isi gishobora gutuma abantu bunga ubumwe? Ni iki Bibiliya ibivugaho? Biteganyijwe ko abantu bagera kuri miliyari 5 bo hirya no hino ku isi bazakurikirana igikombe cy'isi cyateguwe na FIFA, kikazaba uhereye ku itariki ya 20 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 18 Ukuboza 2022. Abantu benshi batekereza ko iyo mikino izagira uruhare runini mu gutuma abatuye isi bunga ubumwe mu gihe bazaba barimo gufana amakipe azitabira iryo rushanwa. Nelson Mandela wigeze kuba perezida wa Afurika y'Epfo yaravuze ati, siporo ifite imbaraga zo guhindura isi, ifite imbaraga zo gutuma abantu bagira icyo bageraho, nanone kandi ifite imbaraga zihariye mu gutuma abantu bunga ubumwe. Gianni Infantino, perezida w'ishyirahamwe ry'amaguru ku isi FIFA, yaravuze ati, nubwo abantu baba batandukanye, umupira w'amaguru utuma abantu bagira icyizere, ibyishimo n'urukundo kandi bakunga ubumwe. Ibisobanuro bigira biti, mu magambo arambuye, FIFA bisobanura ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Ibisobanuro birarangiye. Ese igikombe cy'isi cyangwa indi mikino bishobora gutuma abantu bagera kuri ibyo bintu bitangaje? None se hari icyizere ko abantu bazagira amahoro kandi bakunga ubumwe? Ese imikino ituma abantu bunga ubumwe? Igikombe cy'isi cyo muri uyu mwaka cyatumye abantu batekereza ibirenze umupira w'amaguru. Iryo rushanwa ryatumye abantu baganira cyane ku bibazo by'imibanire n'ibya politike, hakuyemo n'uburenganzira bwa muntu, ivangura n'ubusumbane mu by'ubukungu. Nubwo bimeze bityo ariko, abantu benshi bareba imikino mpuzamahanga bagamije kwirangaza. Icyakora uko abantu bakunda iyo mikino kose ntishobora gutuma bunga ubumwe mu buryo burambye. Ikibabaje ni uko inshuro nyinshi iyo mikino igaragaramo imyifatire n'ibikorwa Bibiliya yari yarahanuye ko bizaranga iminsi y'imperuka. Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Niba wifuza kumenya byinshi ku birebana n'ubwo buhanuzi bwo muri Bibiliya, soma ingingo ifite umutwe uvuga ngo, ese hari icyo Bibiliya yari yaravuze ku myifatire n'ibikorwa biranga abantu bo muri iki gihe? Ibyiringiro nyakuri by'uko abatuye isi bazunga ubumwe. Bibiliya irimo ibyiringiro nyakuri by'uko abatuye isi bazunga ubumwe. Idusezeranya ko abantu bose bazunga ubumwe mu gihe cy'ubutegetsi bwo mu ijuru bwitwa ubwami bw'Imana. Luka igice cya 4 umurongo wa 43 na Matayo igice cya 6 umurongo wa 10. Umwami w'ubwo bwami ari we Yesu Kristo azatuma ku isi hose haba amahoro. Bibiliya igira iti, abakiranutsi bazamererwa neza kandi amahoro azahoraho. Zaburi 72 umurongo wa 7. Azakiza umukene utabaza, acungura ubugingo bwabo, abukiza urugomo no gukandamizwa. Zaburi 72 umurongo wa 12 n'uwa 14. No muri iki gihe inyigisho za Yesu zatumye abantu babarwa muri za miliyoni bo mu bihugu bigera kuri 239 bunga ubumwe. Bize ko bagomba kureka urwango. Niba wifuza kumenya byinshi, soma ingingo z'uruhererekane zifite umutwe uvuga ngo, hakorwa iki kugira ngo abantu bareke kwangana? Ingingo irarangiye.